twihuse twihuse eka turebe ku izina Donati tureba ibintu byiza bishobora kuba byabaranga. Ikintu cya mbere kiranga ba Donati gufasha abandi. Nk'abo ba Donati ni abantu bakunze kurangwa no kuba bafasha abantu, kugaragaza yuko nta mutima mubi, kumva ikibazo cy'umuntu. Icya kabiri, guhagarara ku kuri. Donati ni ukuvuga ngo iyo ari kubwira ikintu aba ari seriye, akubwira ukuri guhagije ku buryo Donati niba bari kukubeshya utapfa kumenya ngo ese Donati ari kumbeshya, kumbwiza ukuri bikagucanga. Icya gatatu, kudacika intege kuri Donati. Donati ni ukuvuga ngo iyo ari gukora ikintu cyangwa se ashaka ikintu agishyira umutima wose, ntagacika intege, ntabwo arambirwa, agikora kandi agikunze. Icya kane, kugira umutima mwiza. Ba Donati ni abantu bakunze kugira umutima mwiza, bakunze gufasha, ndetse ni n'abantu bakunda kugira amarangamutima rimwe na rimwe. Ikindi kintu tuzi ni uko umuntu agomba kugira ibintu byiza akajya n'ibindi bintu bibi bishobora kuba byamuranga. Dore ngibi ibintu bibi bishobora kuba biranga ba Donati. Icya mbere, kwirata. Ba Donati ni abantu bakunze kugira ubwirasi burenze, gutyo bigatuma abantu batabiyumvamo cyane, kubera ko abantu birata biragora kubona bahuza n'abantu. Icya kabiri, kutumva abandi. Donati biragoye kuba yakumva umuntu, kuvuga ngo abantu bakunda kwitandukanya kenshi n'abantu, bigatuma abantu babacikaho. Icya gatatu, kwihagararaho cyane. Ba Donati ni abantu bakunda kwihagararaho, ko tuzi ngo umuntu agira ibintu byiza bimuranga, ariko aba afite n'ibindi bintu bibi bigomba kuba bimuranga. Dore bimwe mu bintu bibi biranga abantu bita ba Donati: kwirata, kutumva abandi, kwihagararaho cyane, ndetse no gufata ibyemezo bihubutse, kugeraho, kugira umujinya wihuse. Ba Donati bazwiho kwirata ku rwego rwo hejuru. Ni abantu nyine birata ku buryo nyine bibangamira buri muntu wese uri muri sosiyete yabo. Kutumva abandi. Donati ni umuntu udashobora kubwira ikintu ngo acyumve, ushobora kubwira ikintu ukagira ngo urimo urata inyuma ya huye. Donati biragoye pe, biragoye kuba Donati yahuza n'abantu. Icya gatatu, kwihagararaho cyane. Donati ni umuntu wihagararaho, na hahandi niyo akoze ikintu kibi cyangwa se ahuye n'ikibazo yihagararaho ntube wakimenya pe. Icya kane, gufata ibyemezo bihubutse. Donati ni ukuvuga ngo we ikintu kimuje mu mutwe tayari kugikora, ahita ahubuka nta bintu byo gutekereza kabiri, oya. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, kugira umujinya wihuse. Kwa Donati iyo umurakaje gato cyangwa umugara mu kibazo gito, ikintu atekereje ako kanya gukora itagikora. Umujinya we urihuse kandi ntajya gukontorora vuba. Kora subscribe. Dore bimwe mu bintu biranga rero ba Donati iyo binjiye mu rukundo. Ba Donati iyo binjiye mu rukundo, dore ibintu byiza ashobora kuba byabaranga: akunda by'ukuri, ararwanira urukundo rwe, agira ishyaka, ashobora kuba umurinzi warwo. Kwa ngo Donati iyo akunda by'ukuri nyine, ntabwo yumva yatendeka, yumva yakunze ari uwo, nta kindi kintu ashaka kumubangikiranya nacyo. Icya kabiri, arwanira urukundo rwe. Ni wa muntu ushobora kuba yarwanira ishyaka urukundo rwe, akarushyiramo imbaraga cyane, bityo bigatuma nyine urukundo rwe rushobora kuba rwiza. Icya gatatu, agira ishyaka. Agira ishyaka mu rukundo nyine. Ni wa muntu nimba akunze bumva ibintu byose yabishyuhamo, yatakageza, yagira ute, gusa nyine akubwira ko ibibi byinshi, agira ibibi byinshi biramubowa. Icya kane, ashobora kuba umurinzi warwo. Ni ukuvuga ngo Donati mu rukundo mwahita mwumva ngo umuntu yarwanye kubw'umukobwa, ngo yatonganye. Ba Donati ku mukunzi baranarwana nyine, abo umurinzi rwarwo kugeraho yanarwana nyine. Rero Donati ashobora kuba yateza igihe ari mu rukundo, afite ishyaka rirenze urugero. Igihe cyose ashobora kugira positive, kumva ko umukunzi ari uwe gusa, nta wundi muntu wamuvugisha. Ibyo bigatuma ibibazo mu rukundo tayari bivuka. Icya kabiri, ashobora kugira amakenga menshi. Kubera gukunda cyane ashobora kugira amakenga menshi, noneho bigatuma ahora kugendaho nyine hahandi ngo uri kuvugana nande, ngo uri kunca inyuma, uri kuvugira kuri telefone, ngo uri kuvugana nande, uri kunca inyuma, ngo ndabizi, ngo ntunkunda, ngo ntago we, ngo ntago nkushyira amakenga, bigatuma urukundo rwe nyine rutaramba. Icya gatatu, ntiyemera kwibeshya byoroshye.
kuko ngo Donati ntabwo yumva ko mu rukundo hazamo impanuka, we aba yumva yuko ibintu byose yabitwara uko abishaka. Yavuze ikibazo umusaba imbabazi biragora birarushya pe. Donati ni ukuvuga ngo ni umuntu wundi uri komplike byatanje. Icya kane, umujinya we ushobora kugira ingaruka mbi ku rukundo.